Ese mu bijyanye n'ikiguzi cy'ubuvuzi kuri kanseri ya prostate bimeze bite? ntabwo bihenze kurusha izindi ndwara. Mhm. Niba iyi kanseri ya prostate igitangira, umuntu agikomeye yabagwa agakira, ubundi noneho uyifite irenzeho gato agakorerwa radiotherapy kuyishiririza, ah, igiciro cyo kubagwa nicyo gito. Ni gito kandi kuyibaga nubwo bihenze, ntabwo bihenze cyane kubaga izindi ndwara, kubaga Mm. indwara z'amagufa, kubaga indwara ntabwo bihenze cyane Mm. rwose kandi Mm. bitanga umusaruro mwiza. Ndetse wasanga nko kubaga umuntu umwe kanseri ya prostate, igiciro cyo kumubaga kingana n'icyo wavuza umuntu ufite kanseri ya prostate igeze kuri rwa rwego rwa Mhm. nyuma Mhm. nko mu mezi 3, kandi undi wamubaze uteganya ko mu myaka 10 azaba agikomeye, imyaka 15 azaba agikomeye. Mm. Mm. Mhm. Hari ikintu wavuze gikomeye uti ikiguzi cyagenda mu gusobanurira abantu kumenya mbere iby'iyi kanseri cyaba ari cyo gito kurusha kuza kwivuza, bituma rero ntekereza nti inzego zikwiye kugira icyo zikora kugira ngo ubwo bukangurambaga ko bugere hose, noneho abantu basobanukirwe bivuze kare, noneho cya kiguzi ahubwo cyari gutangwa mu kuyivura kibe cyavaho. Cyane rwose, Mm. cyane birasaba ubuvugizi, ubukangurambaga. Mu kwa kabiri ku itariki 6 twakoze inama y'umunsi wose, inama igaragaza ubushakashatsi n'amakuru yose dufite ku ndwara zo muri urology zifata urwungano rw'inkari Mm. n'imyororokere n'urwungano rw'imyororokere y'abagabo. Ariko twibanda cyane kuri kanseri, ku makanseri. Mm. Yaritabiriwe n'abantu benshi ndetse n'abanyamahanga badufasha kuzivura no kuzibaga, ariko mu by'ukuri ni nk'ikintu cya mbere gifatika twakoze cyo kwerekana ko dushaka ko ah, izo ndwara zimenyekana, ko abaterankunga bose bashaka ko abantu babaho, abantu ba kanseri bakavurwa, Mm. bakwiyegeranya. Aho ngaho rero ni ubukangurambaga bwa mbere twari dukoze. Ni nko kuvuga ngo hagati yacu tubimenye, hagati y'abaganga tubimenye, hagati y'inzego z'ubuzima tubimenye, noneho tuvuge ngo ni gute twafatanya kugira ngo wa mwitozo wo kujya gusobanurira abantu no kubasanga hafi y'ingo zabo, Mm. tukaborohereza amafaranga. Urabona ubuzima bugenda buhenda cyane, Yego. tukabavuriraho, mbese ibyinshi tukabikoreraho, umurwayi tukamwiyoherereza ari uko afite ibyo agomba gukorerwa mu bitaro binini. Ubwo rero ubukangurambaga bwacu bwahereye aho, Mm. hasigaye gukomeza kuganira n'izindi nzego no gufatanya ku buryo bishyirwa mu bikorwa bikaba ubuzima bwacu, nk'uko ubuzima bwacu ari ukuvura, Mm. ariko hakiyongeraho ko ni usanga abaturage hafi yabo kugira ngo Yego. tuborohereze. Mm. Mm. Igihugu cyacu cyateye imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga, no mu buvuzi kandi nticyasigaye muri ryo. Nagira ngo mbabaze niba ikoranabuhanga mu buvuzi hari icyo ribafasha mwebwe nk'abaganga bavura izi ndwara, kuba mwamenya kare cyangwa se kuba mwazivura, ese hari icyo ryunguye mu mikorere yanyu? Ikoranabuhanga riradufasha kuko icya mbere ubushakashatsi bwakozwe hirya no hino butugeraho ku buryo bworoshye. Tuba dufite amakuru y'ubushakashatsi, nyine dukora ubushakashatsi buke ukurikije inshingano nyinshi tuba dufite, ariko ubwasohotse bwose ku isi hose muri izi ndwara zacu, muri kanseri ya prostate tuba tubufite. Okay. Icya kabiri, kumenya imirongo migari ngenderwaho mu kuvura, icyo twita guidelines. Mhm. Tuba tuzi ngo uyu muntu ufite iyi kanseri igeze kuri uru rwego, muri Amerika bamuvura gute, Mhm. i Burayi bamuvura gute, noneho tukaza iwacu tukavuga ngo twebwe mu bushobozi dufite twamuvura gute. Ubwo uri kumva bituma duhora tuzi amakuru. Nicyo Yego. cya mbere. Mm. Icya kabiri ni kuvura umuntu udakoze byinshi wenda ngo Yego. ufungure. Ni naho nashakaga kuganisha cyane. Yego. Biterwa n'indwara, biterwa Mm. n'indwara aho igeze. Buriya nka kanseri dukunze kubona, Mm. ziba zigeze kure. Zimwe zidashobora kubagwa, izindi
zigomba kubagwa dufunguye, ariko birakwiye ko nyine tugera ku rwego rwo kubona za zindi zikwiye kubagwa tudafunguye. Ibibyimba muri rusange kugira ngo bibage udafunguye bisaba ko biba bikiri ku rwego rwiza, ariko ibishobora kubagwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nabyo turabikora ariko si kenshi, cyane ko nk'iyi kanseri ya prostate kuyibaga ku ikoranabuhanga ubundi buryo bukoreshwa no gukoresha robo. Robo ntiziragira ino, ziranahenze, ariko uko u Rwanda rutera imbere ntabwo bizatinda, ariko urebye abanyarwanda bashobora kwivuza kuri ubwo buryo bake cyane. Niyo mpamvu dukwiye kubimenya tukabyiga, ariko na bwa buryo bwo kubaga dufunguye cyane cyane kuri iyi kanseri ya prostate nabwo tukabumenya cyane, kuko nibwo buzavura abantu benshi b'abanyarwanda. Okay. Kuko ntabwo nkeka ko kubaga hakoreshejwe robo ni nabyo byoroshye mu by'ukuri kurusha gufungura, ariko ni byiza ko tubimenya byose kandi tukabyiga byose tugereranya ni bangahe bakeneye kuvurwa gutya, ni bangahe bakeneye kuvurwa gutya, byose ntitubitakaze. Okay. Uburyo rero burahari tugenda tubyiga, ariko bikeneye ko tumenya izo ndwara ziza zigishobora kuvurwa. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro, ndagira ngo noneho mugire ubutumwa muha abagabo. Nyuma y'abagabo muduhere n'imiryango, ndavuga umugore we cyangwa se n'abana muri rusange. Noneho ubutumwa bwa gatatu dutanga ni ku nzego z'ubuzima mu gihugu cyacu, inama mwatanga cyangwa se ubutumwa mwabaha. Murakoze cyane. Duhere ku bagabo. Yego. Abagabo nibikunde, bakunde ubuzima bwabo, bahindure imyumvire yo kuvuga ngo ndahuze, ndi kwirukankira urugo, gukorera urugo, urugo rusigaye rukorerwa n'ibitsina byombi. Yego. Bareke bya bindi byo kuvuga ngo tuzivuza ari uko twarwaye, cyane ku bijyanye na kanseri ya prostate. Bamenye ubu noneho biri no ku biciro bya mituweli ko iki kizami cy'amaraso gishobora gukorwa iyo umuntu yatugezeho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntabwo twemerewe gutegereza ibimenyetso ngo turenze imyaka 50 tutarahura n'abaganga bavura izi ndwara. Nibikunde, bakunde ubuzima bwabo, babushyire imbere, bivuze, bo gutegereza igihe intege zacitse. Kuvuga abagabo bo mu nzego zose, ari abize n'abatarize, ari abafite ubushobozi n'abafite bukeya. Ubundi butumwa wambwiraga, ubutumwa bw'umuryango. Umuryango nyine ni umugore n'umugabo n'abana. Abagore basigaye bajijutse cyane, hari aho ubona nitureba nabi bazajijuka kuturusha, cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima. Abagore buriya kuko bivuza kare, igihe babyara baba bamenyereye kwa muganga, njye niko mbibona. Baba bamenyereye kwa muganga, cya gihe babyara bava ku baganga b'abagore bajya ku bandi, barabimenyereye. Rero niba bikanguriye n'abagabo bamenye ko nubwo twebwe ibyacu biza dukuze, turi kugenda tugira imyaka yo hejuru, dukwiye natwe kumenya ko kujya kwa muganga ari ngombwa, mbese babidukangurire. Noneho bafatanye, kuko ku bwanjye nta kanseri y'umugore nta y'umugabo, kuko byanze bikunze uyirwaye uwo ari we wese bizagira ingaruka ku wundi, umuryango wose. Ubutumwa noneho bw'inzego z'ubuzima zose dukorana, ubutumwa ni gufatanya cyane cyane muri kanseri ya prostate, twongeremo ingufu, twongere ubuvugizi, kandi tunegereze ubushobozi abaturage, kuko ntibihenze kuvura kanseri ikiri nto itaragera ku rwego rwa kure, ugereranyije no kuyivura igeze kure kandi utaribona umusaruro mwiza. Murakoze cyane. Murakoze. Iki kiganiro ndumva benshi bungukiyemo byinshi, kandi twizeye ko n'ubutaha nitwongera kubakenera, wenda no ku zindi ndwara muzatwitaba. Ndahari Rwose mugeze neza. Nshuti rero mwari mudukurikiye, mwumvise ko iki kibazo cya kanseri ya prostate gikomereye umuryango muri rusange, ko navuga. Akaba ariyo mpamvu
ubutumwa nk'ubu cyangwa se inyigisho nk'izi ziba zikenewe kugira ngo abantu bakomeze bihugure, bamenye ariko cyane cyane bagire n'icyo bakora mu kurinda ubuzima bwabo. Jye wari wateguye ikiganiro, ndi Rukundo Charles Rwanga, mukomeze mugire ibihe byiza.